Hello, mbahaye ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Fabrice, nizera yuko aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza, nongera kubaha ikaze, nkaha n'ikaze abashyashya, mwibuke gukora subscribe mukande kuri iyo nzogera kugira ngo tujye duhorana umunsi ku munsi, munakore like ku biganiro tubagezaho. Fabrice ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikomoka mu Kilatini, aho risobanura umunyabukorikori. Fabrice rero ni umuntu ukundwa cyane kandi nawe agakunda. Ibyo bituma iyo agukunze yimarirayo kuko muri we anabigaragaza. Akunze gukunda umuntu bitewe n'ikintu amukurikiyeho cyangwa se abona ko hari aho azamugeza mu iterambere ashaka kujyamo. Fabrice uzasanga ari umusore cyangwa se umugabo w'umushyushyarugamba, azi gutera abantu umwete kandi azi kurwana ishyaka ku kintu yiyemeje gukora. Fabrice rero akunda umuntu umutera umwete cyangwa se umushimira ibyo akora, bituma mu kazi ke ahora agakora cyane kugira ngo atazagaho. Fabrice agira kwihagararaho bya kigabo kandi afite igikundiro n'ukuntu akurura abantu. Fabrice ni umuntu urwana ishyaka ku kintu yemera kandi ntapfa kugira ubwoba ngo acike intege. Icyakora Fabrice agira n'amakenga, ntapfa kwizera abantu. Fabrice kandi agira umutima woroshye ku buryo akantu gato kamukura muri modu kakaba katuma bihirwa umunsi wose. Fabrice rero kandi uzasanga ari umuntu ugira umujinya iyo ari kumwe n'umuntu utamwumva neza. Umujinya we uba hafi kandi akaba yaza kwicuza kuko umujinya we uratinda. Fabrice ashyiramo ingufu mu byo akora, n'iyo akunze umuntu amwimariramo wese. Fabrice kandi ni umuntu uzi icyo ashaka, yiha intego ashaka kugeraho mu buzima kandi akaba yanayiharanira. Iyo Fabrice abonye ishimwe aba umukozi w'intangarugero. Fabrice ariyizera, ariko nanone Fabrice arakara vuba kandi ntazi gutegereza. Cyakora iyo Fabrice hari ikintu agiye gukora, ntabwo ayoborwa n'amarangamutima ahubwo ashyira mu gaciro.
Fabrice rero nanone ashobora kuba wa muntu ugukunda afite icyo agushakaho kuko uri umukire cyangwa se kuko abona ko hari aho uzamugeza, ariko nanone akaba wa muntu wihagararaho cyane, wanga agasuzuguro kandi wanga n'akarengane. Iyo bibaye ngombwa kandi mu kazi cyangwa mu muryango, Fabrice afata inshingano akanazubahiriza. Fabrice uzasanga ari wa musore cyangwa umugabo ukunda umuntu umutera umwete cyangwa se umushimira ibyo akora, bituma mu kazi ke ahora agakora cyane kugira ngo atazagawa. Ahora ari umuhuza w'abantu n'abandi kugira ngo akumire ibyo byose by'agasuzuguro cyangwa se n'akarengane. Ni umuntu ufata inshingano, wita ku muryango we no ku bandi abona ko ari abo kugirirwa impuhwe. Mwakoze rero kuduha umwanya wanyu mukumva ubusobanuro bwa Fabrice, nizere ko mwashijeho kunogerwa n'imico n'imiterere ya ba Fabrice mukayisobanukirwa, mukarushaho kumenya uko muzajya mutwara cyangwa se mubana n'abavandimwe bitwa gutyo cyangwa se inshuti, mutababangamiye mugakuza ubucuti bugakura bugatera imbere, bukagera kure pureto. Mwakoze rero, nongera gusaba abashyashya gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye. Mwibuke gukora like ku biganiro tubaha. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.